umuryango wa Afurika yunze ubumwe wagaragaje ko ushyigikiye ubukangurambaga bw'abasaba ko ikarita ya Afurika ikosorwa kuko uburyo bwakoreshejwe bayishushanya bwayigaragaje nk'umugabane muto. Ubukangurambaga buzwi nka Collect the Map igenekereje mu kinyarwanda bikaba bivuga ngo mukosora ikarita, bukomeje rero gufata indi ntera hirya no hino ku mugabane wa Afurika, aho abarimu abayobozi mu nzego za politike n'umuco bavuga ko ubumenyi bw'ibijyanye n'ubutaka cyangwa se ubujyanye n'ubumenyi bw'isiogarafi atari imirongo ibiri mu mpapuro gusa, ahubwo hari n'ishusho y'amateka, indangahantu n'ubushobozi. Mercator Projection nibwo buryo bwabanjirije ubundi butangizwa n'umuhanga mu by'ubutaka w'umubirigi witwa Gerardus Mercator mu kinyejana cya 16. Nubwo uburyo bwakozwe hagamijwe gufasha abatwara amato kugenda neza mu mazi, ariko ngo bwahinduye cyane ingano y'ibihugu n'imigabane, bituma Afurika igirwa nto cyane kurusha ingano yayo nyakuri, mu gihe Uburayi na Amerika y'Amajyaruguru byagizwe binini cyane. Abashyigikira iyi gahunda bavuga ko ibyo byagize ingaruka zikomeye mu buryo abantu babona isi, bikanashimangira ubusumbane bushyira Amajyaruguru y'isi mu mwanya w'ubumenyi n'ububasha. Umwe muri baragize ati amakarita twakuze tubona ntabwo ari uko adafite icyo avuga, ahubwo afite ubutumwa ashaka gutanga, kubera ko bagaragaza ko Afurika ari nto cyane kurusha uko imeze. Nyine bayerekana nk'aho atari ingenzi. Gukosora ikarita ni ugukosora ubwo butumwa. Muri 2018 abahanga mu by'ubutaka bakoze ikarita nshya yiswe Eco Earth Projection igenewe cyane amashuri, ikabigaragaza ingano nyakuri mugabane wa Afurika. Kuri ikarita Afurika igaragara nk'umugabane munini cyane nk'uko yahoze, kuko bura Afurika n'ahantu iherereye ku ikarita ni rwagati mu mutima w'indi migabane. Ugeranije rero ibiri kuri iyo karita usanga Afurika irusha ubunini Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubuhinde ndetse n'igice kinini cy'Uburayi bwose, byose biteranije hamwe. Nubwo kugeza ubu mu mashuri menshi no kuri murandasi hagikoreshwa ikarita isanzwe ya Mercator. Abashyigikiye rero Collect the Map banavuga ko guhindura ikarita hagakurikizwa ya Eco Earth cyangwa se izindi zisa nayo byagira inyungu zikomeye ku muco no ku mitekerereze, kuko byafasha urubyiruko rwa Afurika kubona umugabane wabo nk'umugabane ukomeye ku isi aho kuwubonamo ubuto. Kuba rero Collect Map yaremejwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo ni intambwe ikomeye. Abayobozi bavuga ko bazasaba amashuri, inzego zishinzwe gucapa ibitabo ndetse n'imiryango mpuzamahanga gushyigikira gusimbuza Mercator amakarita y'ukuri agaragaza mu by'ukuri ingano ya nyayo ya Afurika. Iyi gahunda ni no gusaba ibigo by'ikoranabuhanga bikora amakarita yo kuri murandasi kugira ngo nabyo bihindure ibigaragara ku mbuga zabo. Abanyafurika benshi rero inzozi zo kwemeza ikarita yerekana ingano nyakuri ya Afurika n'igikorwa cyo kongera kwiyubaka mu ishusho y'ukuri, nk'uko ibiganiro ku byerekeye ibishushanyo, inkingi z'amateka n'ibitabo by'amateka bigaragaza. Guharanira kuzirikana amateka ni nako bimeze ku ikarita y'isi. Ikindi kandi uko Collect the Map ikomeza gushyigikirwa, abayihagarariye bizera ko abazabaho mu bihe bizaza baziga neza isi, babona Afurika mu ngano yayo nyayo, nikomeze kugaragazwa nk'iyagabanijwe n'ikarita yakozwe n'Abanyaburayi mu myaka irenga 500 ishize, ahubwo igasubizwa agaciro kayo yahoranye mbere y'iyo myaka. Gahunda ya Collect the Map iyo n'amashyirahamwe akora ibijyanye n'ubuvugizi harimo Africano, Frita na Speak Up Africa. Ariko reka dusubire inyuma turebe, twinjire muri detail. Mwanyeshuri twagiye twiga nyine abatwisha ikarita y'isi n'umubumbe wayo, asangaga rwose nyine ntabwo wenda twabyitagaho. Ku ikarita rero ubona ko umugabane w'Uburayi ari mugari cyane, ariko umugabane wa Afurika yewe ndetse no Amerika y'Amajyepfo buriya barayishondetse nyine. Igice cyose cya hemisphère sud, igice cyose cya south hemisphere, Afurika rero igaragara nk'aho ari nto cyane ugeranije n'ingano yayo nyakuri. None se wasobanura gute ko Greenland
urugero rumwe nda muntu yafata, ifite ubuso bwa miliyoni 2,175,600 bya kilometero kare. Ku ikarita y'isi igaragara iruta cyane Afurika, ifite ubuso bwa miliyoni 30. nawe urumva itandukaniro ririmo, miliyoni 2 n'ibisaga na miliyoni 30 bisaga. Mu by'ukuri wereba ku ikarita ni wifite aho ngaho, no kuvuga ubuso bwa Afurika bukubye Greenland inshuro 14. Ni byiza ko ikarita rwose bayikosora. Reka turebe rero ibipimo by'ikarita ya Mercator ugeranije n'ibipimo by'indi karita yitwa Peters. Muri siyanse ni ngombwa kubanza kwibuka ikintu kimwe, amakarita twigishijweho ashingiye ku bipimo byitiriwe Mercator, ni bwana Gerard Mercator mwe nababwiye nyine. Ibipimo by'ikarita ya Mercator ni uburyo bwa gihanga bwo gushushanya ingano z'ikarita y'isi yiburungushuye ihengamiye ku murongo wa ekwateri y'isi, nk'uko byashushanyijwe n'umuhanga mu bumenyi bw'isi n'umugeographe witwa Gerardius Mercator hari mu mwaka w'1569 nk'uko nabikubwiraga. None ikarita yaje kwemezwa 1574. Ikarita ya Mercator yashushanyijwe mu kinyejana cya 16 itubura nkana ingano y'ibihugu by'Uburayi kugira ngo igaragaze imbaraga zabyo mu isi yo muri icyo gihe. Mu kinyejana cya 10 undi mugabo w'umuhanga mu bumenyi bw'isi nawe n'umugeographe yaradutse maze nawe ashyiraho ake ndetse asohora ibipimo bye byamwitiriwe, ni ibipimo bya Peters. Ibipimo by'ingano y'ibihugu bya Peters ni uburyo bwa gihanga bwo gushushanya ingano z'ikarita bunyuranye n'ubwakoreshejwe na Mercator, bufasha mu kwerekana ubuso nyakuri bw'imigabane y'isi. Kuri ibi bipimo bishya amahindurangano yarubahirijwe, byo bita shell, kandi ubuso bwa buri mugabane bushushanya uko bungana nk'uko byemezwa n'ikoranabuhanga rigezweho. Hindurangano ni esheri nyine, mu abizi ibintu bijyanye na esheri nyine bijyanye n'amakarita ukuntu nyine babibara ngira ngo murabyibuka cyane formule yabyo, kuko bize nyine bijyanye na geography. Dukomeje ku bijyanye n'ibi bijyanye n'amakarita, nanone ntago twabura kuvuga uburyo dukurikije ibipimo by'uyu mugabo waje ayikosora witwa Peters, tubona ko nibura ikarita ya Afurika yakagombye kuba igaragara nyine ku isi. Umubumbe wa Afurika rero ni munini cyane kuruta uko twabyiyumvisha, urebye gusa ku ikarita y'isi yashushanyijwe ikamanikwa mu mashuri cyangwa se yashushanywa mu binyamakuru bikomeye ku isi. Dore imibare idashidikanywaho kugira ngo abantu mubyumve neza. Afurika ifite ubuso bwa kilometero kare zirenga miliyoni 30, mu gihe Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kimwe gifite ubuso bwa kilometero miliyoni 10 gusa. No kuvuga ngo ufashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ukabihuza, ntago bishobora gukwira muri Afurika hagasigara n'ibintu. Utari Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukabitereka mu ikarita muri Afurika, byateberamo kandi wasigarana kilometero kare zirenga miliyoni 10 zo guterekamo Ubuhinde bufite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2, ugaterekamo ibihugu by'Uburayi uvanyemo gusa Uburusiya. Ushobora gufata Europe yose ugashyiraho Ubushinwa, ugashyiraho Ubuhinde, ugashyiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose byatebera mu mugabane wa Afurika ukurikije imibare nyine twize cyangwa se y'ubuso nyakuri bw'ibi bihugu ndetse n'imigabane. Noneho wareba ku ikarita agahinda karakwica. Witegereje ayo makarita rero, buriya urebye mwenda abazagira amahirwe kuri Mercator, nuko hano ari kuri radio ntafite ubuntu byo nabibereka. Ibi ukurikije ibipimo bya Peters ndetse na Mercator, byibura ubona ko wakoze ya Peters bagerageje cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero buriya yo yifitiye buriya miliyoni 9 gusa, hafi 10 nyine aho 9,800 gutyo. Ubushinwa 9 na buriya nakoze narondeshije nyine. Uburayi miliyoni 10, Ubuhinde miliyoni 3, Afurika miliyoni 30. Abanyaburayi, Abashinwa, Abarusiya n'Abanyamerika
bishyira hejuru cyane mu isi bashyigikiye ihindurwa ry'ingano nyakuri mugabane wa Afurika ku ikarita y'isi yigishwa mu mashuri bigendeye mu rwego rwo koza ubwonko bw'abanyeshuri no kubacengezamo imyumvire y'uko Afurika ari ubusa ko nta kivuze. Niyo mpamvu nyine bashyigikiye nyine ku ziriya karita zindi nyine zipfobya Afurika kugira ngo natwe ubwacu dukore twumva ko turi hasi cyangwa se tuve turi hasi. Abakiri bato rero ubwo iriya nkundura cyangwa buriya bukangurambaga twabonye buzagira ikintu bufasha mu kugaragaza ingano nyakuri y'umugabane wa Afurika. Ibi ni ngombwa ko bisubirwamo kuko buriya nk'umwana w'umunyafurika akura areba ko Afurika ari kanzinya ku ikarita y'isi kandi ntasobanukirwe nibura ko ibyo abona ku ikarita bigoramye. Azakura nayo imitekerezo yo kumva ko Afurika ari nto kandi nta mwanya ifite ugaragara mu isi, bityo ko itanagomba kwitabwaho cyane. Buriya ni byiza rwose pe, kuko akenshi ntago twe warebaga ikarita gusa ukavuga ati iyi ni nto iyi ni nini, ariko mu by'ukuri batwigishaga nyine n'ubuso bwabyo. Ariko ntutekereze uvuge koko se Afurika miliyoni 30 ugasanga Aziya niyo yonyine iruta Afurika. Rero ngaya nguko ibi nabyo byari ngombwa ko tubimenya ndetse tukanabyigisha abana bacu kugira ngo hatazabaho kwisuzugura. Turacyari kumwe ni Guta Man Guta.